Yesu nashimwe. Imana itwemereye ko tuba mu nzu yayo muri iki gitondo, ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero turashimira Imana nanone iherutse kutugirira neza mu ijoro ritambutse, ikaturinda, ikarinda umukumbi ungana gutya tukazindukira mu nzu yayo. Reka tuyihereze icyubahiro. Twatangiriyeho rero uvuga ngo umutima uri ruze kwa Yesu, ugahita bwuzuzwa n'ubundi uvuga ngo abantu bageze kwa Yesu bamwiringiye ntabwo Imana izabahana. Reka twongereho n'ubundi buri mu ndirimbo ya 83 mu ndirimbo z'agakiza cyangwa ziheruka. Hanyuma nitumara kuyiririmba turasoma n'ijambo ry'Imana riri mu buhanuzi Yeremiya yahanuye mu gice cya 30. Byose turakoresha igihe gito kubera ko turi mu materaniro magufi. Hanyuma dusenga Imana dukurikije icyo ijambo ry'Imana riraba ritubwiye. Murambwira rero uko muyiririmba cyangwa se niba muyizi. 83 mu ndirimbo z'agakiza. Amaraso yawe mukiza niyo yoza ibyaha twakoze, yaviriye ku musaraba ubwo wapfaga mwami Yesu. Nari uwo gucirwa witeka kuko nari mbashije kwizera, mwami nyogesha ayo maraso kugira ngo ntunganire Imana. Nyeza nk'uruhu mwami, nyeza nk'uruhu Yesu nyogesha kugira ngo ntunganire Imana. Yesu ubwo wambikagwa amahwa jyana ku musaraba, wihanganiye imibabaro ubwo wakubitwaga inguma. Iryo riba niryo nkeneye, niryo gusa ribasha kunyeza, mwami nyogesha ayo maraso kugira ngo ntunganire Imana. Yesu nyeza nk'uruhu kandi nyeza nk'uruhu, mwami nyogesha nk'awavuye kugira ngo ntunganire Imana. Ntabwo ngutunganiye mwami, mfite intege nke mu mutima. Ndakubona ndetse mukiza, nanjye ngomba barizwa ibyaha. Ku musaraba wawe njyewe nizeye ko ariho nakiri, mwami nyogesha yo maraso kugira ngo ntunganire Imana. Mwami nyeza Yesu nyeza kandi unyogeshe kugira ngo ntunganire Imana. Mwami ndaje mbere yawe kugira ngo ujye urundinda. Umbore buri mugozi, untunganirize umutima. Njyewe negere
more muri wo kugeza ku mwami nyogesha yo maraso kugira ngo ntunganire Imana Yesu nyeza kandi nyeza mwami nyogesha kugira ngo ntunganire Imana. Haleluya. Isengesho rero turisenzeho, turaza kurihuza n'amagambo tugiye gusoma mu buhanuzi bwa Yeremiya igice cya 30, turasoma umurongo wa 16 n'uwa 17. Yeremiya igice cya 30 umurongo wa 16 n'uwa 17. Haravuze ngo icyakora abakurembura bose bazarimburwa, kandi abanzi bawe bose uko bangana bazajyanwa ari imbohe, n'abakunyaga bazanyagwa, n'abagusahura bose nabo nzabatanga basahurwe. 17. Nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga, kuko bari bakwise igicibwa bati hano ni Siyoni hatagera uhitaho. Ndifuza yuko aya magambo tuyahuza n'iriya ndirimbo turirimbye, hanyuma tukavuga ngo Imana itugarurire amagara. Amen. Mbere yuko tuvuga kuri iri jambo, tugiye kubwira Imana ngo hari ibibazo turimo, Imana iduha imbaraga zidutambutsa muri ibyo bibazo kugira ngo twinjire mu bindi. Kuko uri umukristo, uri umugenzi ujya mu ijuru, ntushobora kubaho utari guhura n'ibibazo. Nuramuka ubonye wishimye nta kibazo na kimwe ufite, uzahita umenya ko Satani muri mu cyerekezo kimwe. Nubona utari guhura na Satani ukabona yakubishije, uzahita umenya ko uri kujya ahari kujya, utangire kubwira Imana ati ongera umpuze na Satani kugira ngo menye ko ndi umukristo. Kuko muramutse mutari guhura mwaba muri kujya mu cyerekezo kimwe. Ni iki rero bishatse kuvuga? Bishatse vanga ibibazo byose tugeramo, Imana iduha imbaraga zo kubitambukamo kugira ngo twinjire mu bindi, dore ko Bibiliya ivuga ngo ibigeragezo by'umugenzi niyo fumbira ifumbira umukristo kugira ngo agende akomera mu by'uru rugendo. Munyemerere rero dufunge Bibiliya zacu, tuvuge kuri aya magambo gatoya, hanyuma dusenge Imana. Narembabwiye ngo tugiye kubwira Imana ngo itugarurire amagara. Ari umuhanzi nakurikiranye indirimbo ze, umwe twegeze tujya kumvira hirya mu kibuga hafi y'isoko, witwa Mama Music, afite indirimbo ivuga ngo yadusamiye amagara. Nakurikiranye amagambo ari muri iyo ndirimbo, sanga ko Imana itadusamiye amagara byagorana. Rero muri aka kanya ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nzabagarurira amagara, natwe tugiye kubwira Imana ngo itugarurire amagara. Amen. Yeremiya ntabwo ndi bumuvugaho ibintu byinshi, gusa twese tuzi yuko yatangiye guhanura nyuma yuko Yesaya bari bamaze kumucamo kabiri bakoresheje urukezo, mu gihe yahanuraga nyine ibyo ahanuye ntibyishimirwe. Igihe cye kiba kirangiye bamushyira mu busate bw'igiti, hanyuma bafata urukezo bacamo cya giti kabiri. Ubwo nawe bagiye atyo sinjye wahera. Hanyuma rero Imana ihamagarira Yeremiya guhanura, iramubwira ati Yeremiya mwene Hirukiya wo mu batambyi, ngwino hanura ibyo ngiye kukubwira. Hanyuma rero ibyo ntago ari byo numva nifuza kuvugaho kubera yuko turi mu gahe gatoya, ahubwo ndashaka kuvuga ku kintu gikomeye. Yeremiya ahangaha dusomye yahanuye Abayuda barajyanwa ari imbohe. Hanyuma rero abanza bahanurira ukuntu bazatinda batazava muri iki gihugu, ariko Imana yibuka akagabo kari agahanuzi kitwa Shemaya. Ako kagabo naje ndimo ngenda nshakisha ibintu kahanuye, kubera ko narindi mu nzira birangira ntabigezeho, ariko nzakomeza kubishaka. Ariko ngo kahanuriye Abisiraheli, karababwira ngo Imana yavuze kandi nta kintu yamutumye. Uyu mugabo rero ngo yababaje Imana cyane,
Imana irababarira avuga ngo ni gute Shemaya ajya guhanura akavuga ngo Imana iravuze ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka kandi nta kintu negeze mubwira. Imana rero ngira babara cyane ihita ibwira Yeremiya ati Yeremiya rero umva ikintu nkubwiye utume ku mbohe zose atukuni ku Uwiteka avuga ibya Shemaya w'Ineherami ngo kuko Shemaya yabahanuriye kandi nta mutumye agatuma mwemera ibinyoma. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati dore nzahana Shemaya w'Inehemari n'urubyaro rwe, ntazagera uwo mu rubyaro rwe uzaba muri ubu bwoko ngo ageze igihe cyo kubona ibyiza nzagirira ubwoko bwanjye, kuko yagomeshereje Uwiteka, niko Uwiteka avuga. Hanyuma Yeremiya ayo magambo arayahanura, arangije kuyahanura Imana iramubwira ati noneho kandi bwira Abisiraheli yuko bagiye gutahuka. Imana ngo iramubwira muri iki gice twasomye ijambo ry'Uwiteka ngo rimuzaho, aramubwira ati uku ni ko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti andika amagambo yose ngiye kukubwira. Yeremiya rero ahita afata ikaramu cyangwa afata wino, niba bakera nibyo bakundaga gukoresha, aravuga ati ubu ngubu ngiye kwandika iby'Imana yambwiye. Imana rero yari yamubwiye iki? Yaramubwiye ngo dore igihe kizaza nzagarura ubuntu bwanjye, nzagarura abantu banjye ba Isiraheli, nzagarura Abayuda bajyanwe ari imbohe bose, nzatuma bagaruka mu gihugu nahaye ba sekuruza bahabe, ni icyabo, niko Uwiteka Imana ivuga ati ibyo bintu byandike ndabikubwiye, abantu banjye ngiye kubagarura. Nubwo hari haciyemo iminsi nkubwiye yuko bazatindayo, ariko kubera ikosa Shemaya yakoze akajya kubabwira yuko namutumye kandi nta mutumye, ngiye kubagarura mu gihugu cyabo. Haleluya. Hanyuma arandika aravuga ku murongo wa 5 ngo niko Uwiteka avuga ati twumvise ijwi rizanye n'umushyitsi n'ubwoba si iry'amahoro. Nimubaze noneho murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. None se ni iki gituma umugabo wese yifata mu mugongo nk'umugore uri kunda, mu maso hose hagasuherwa? Ku murongo wa 7 ayi uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo n'igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Amen. Hanyuma rero arakomeza arandika iby'Imana yamubwiye. Ageze ku murongo wa 6 Imana iramubwira ngo sasa rero ntago ari ukubagarura gusa nshaka kubagarura, ntago ari ukubasubiza mu gihugu cyanyu gusa nshaka kubasubizamo, ntago ari ugutahuka gusa nshaka ko mutahuka, ahubwo umva nimumara gutahuka ikintu gikomeye nzakora. Ahita avuga ngo icyakora abakurimbura bose bazarimbura. Ubwo ngubwo kandi dutangiye isengesho. Imana ibibwiye Yeremiya ati bibwira Abayuda, ubibwira Abisiraheli ati ngiye kubagarura mu gihugu nasezeranije ba sogokuruza, ariko nimukigeramo ababarimbura bose bazagera gute? Bazarimbura. Aravuga ngo kandi si icyo gusa, kandi abanzi bawe bose uko bangana bazajyanwa ari imbohe nk'uko namwe bari babajyanye. Mu yandi magambo uko baje bakabafata bakajya kubaboha, nabo uko bameze kose nabo bazongera bafatwe bajyanwa ari imbohe nabo bagiye kuboha. Aravuga ngo kandi ntago ari ibyo gusa, n'abakunyaga bazanyagwa, n'abagusahura bose nzabatanga basahurwe. Imana rero ibwira Yeremiya ati abantu banyaza Abayuda bakagira gutya bakabikora, bakabikoresha amaboko yabo, bakagira ibyo bari bagenewe, byarangira bakabinyagwa. Abo bantu babanyaze ndabatanze, nabo bagomba kunyagwa. Kandi ntago ari icyo gusa, kubera ko bagize gutya ntibabanyage gusa bakanasahura utwo mufite twose, nanjye ndabatanze kugira ngo basahure. Ndashimira Imana yuko iyo igukerereje igutegera. Karabutoni yavuze mu rwenya aravuga ngo iyo Imana igukerereje iragutegera ngo kandi ntago igutegera katuruwaza, ariko igutegera bitewe naho ishaka kukujyana. Ndashimira Imana rero yuko iyo igukerereje igutegera, nawe ntugire ubwoba izagutegera. Ushobora kwibaza ngo izabikujyanye,
ushobora kuzaba ikujyanye kwambara imbaraga, ushobora kuzaba ikujyanye gutabarwa kugira ngo uronke imbaraga zo gukomeza imbere, aho izaba ikujyanye hose izagutegera. Arangije rero aravuga ngo kandi ikirenze kuri ibyo, mwaragiye murahungabana, murwara ibibembe, murwara indwara zitandukanye, murashenyagurika, imibiri yanyu iragenda ibi bisenzegeri, muragenda mumera nk'abantu babuze amagara, ariko umva ikintu gikomeye nzakora, nzongera mbagarurira amagara. Amen. Kandi noneho ntabwo ari ibyo gusa, kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga, kuko bari bakwise igicibwa bati hano Siyoni hatagera uhitaho. Imana rero irareba iravuga ngo Siyoni bavuze ko nta muntu n'umwe uhitaho, ariko ijambo ntangaje ni iri ngiri, njyewe ndabyivugiye, nzakugarurira amagara, nimara kukugarura amagara ngukize inguma zawe. Amen. Ndashimira Imana yuko ijya yomora inguma, ititaye ngo umuntu ni umubyeyi, ititaye ngo ni umupapa, ititaye ngo ni umwana mutoya, ititaye ngo ni urubyiruko, Imana yo yegereye nayo yomora inguma. Mu yandi magambo yongera itugarurira amagara mu izina rya Yesu. Hanyuma rero Abisiraheli nabo babirebye baravuga ngo niba Imana itugambiriyeho umugambi ungana gutya, niba Imana iduhaye amasezerano angana gutya, natwe niba baratuvugaga ntabwo bavugaga ducecetse, natwe twaravugaga. Niba baradusahuraga twareganyiraga, ariko baravuga ngo hariho amaraso akomeye, bahita bavuga ngo amaraso yawe Mukiza niyo yoza ibyaha twakoze. Amen. Ayo maraso yaviriye ku musaraba ubwo wapfaga Mwami Yesu. Barangije baravuga ngo nari uwo gucibwaho iteka, kuko ntari mbashije kwizera yuko ibyo byose tubwiwe Imana izabikora, ariko baravuga ngo Mwami rero nyogesha ayo maraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Amen. Umuntu Imana igiye kugarurira amagara akwiye gufatanya nanjye gusenga isengesho. Niba twifuza ko Imana itugarurira amagara, tukabanza tukayibwira ngo urya munsi wajyaga ku musaraba, ibyaha twakoze wabyireherejeho, uravuga ngo mwese abarushye nimuze munsange ndabaruhura. Twatangiye tuvuga ngo we mutima uriruze kwa Yesu, niburizwa n'ibyaha, niburizwa n'imibabaro, ibikuriza byose jya kwa Yesu kugira ngo atugarurire amagara, tumubwire ngo nyeza nk'urubura. Amen. Hanyuma uyu muririmbyi ntabwo yashakaga yuko Imana imweza nk'urubura ngo ase n'abazungu cyangwa se n'abirabura cyangwa ngo ase n'ababandi b'imihondo, oya, ahubwo yashakaga ko Imana imweza kugira ngo atunganire Imana. Amen. Ndifuza gusoreza ahangaha, ahubwo tukaza gufata icyifuzo tugahaguruka tukabwira Imana ngo cya gihe wabibwiye Abisiraheli yuko uzabagarurira amagara, yuko abababoshye nabo bagiye kubohwa, bya bindi byose tumaze kuvuga, none uyu mwanya ni twebwe turimo turi kubwira. Tugiye kubwira Imana ngo bwa mbere twasenze isengesho rivuga ngo tweze nk'urubura kugira ngo tugutunganire. Hanyuma tumaze kugutunganira, ntago ari ukubigusaba, ahubwo turagushimiye ko uvuze ko ugiye kutugarurira amagara. Maze iminsi nkurikirana ijambo rya perezida ahantu abagiye kwiyamamariza, arakunda kuvuga ngo ntabwo narinje kubasaba amajwi, ahubwo narinje kubashimira ibyo tuzakora. Natwe rero tugiye kubwira Imana kuko ari itangaje ngo nzabagarurira amagara, tugiye kuyibwira ngo ntabwo turimo kugusaba ngo uyagarure, ahubwo wabyemeye, tugushimiye ibyo ukoze. Amen. Mugiye kunyemerera rero dufatanye iki cyifuzo, dusenge mu mutima tubwira Imana ngo itweze. Hanyuma igihe uraba uri gusenga nanjye ndi gusenga, Papa Chance aratuzamurira iri sengesho, abwira Imana ngo turifuza kwezwa, turifuza gutunganira Imana kugira ngo nayibona hehera itugarurira amagara. Iri jambo nirihira imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.